ni abantu bangahe kuri iyi si bafite imibiri itari inkovu n'imwe? Inkovu zose zikuri ku mubiri zikomoka ku bikomere wajyanye kwa muganga bakaguha imiti, ariko inyinshi cyane ibikomere byazo byarikijije utabishyizeho umuti uwo ari wo wose. Abantu bavuga ko bamaze imyaka runaka batajya kwa muganga cyangwa se badafata imiti iyo ari yo yose, ntibajya barwara. Abavuga ko indwara runaka yikiza, umubiri ubigenza ute ngo wikize? Hanyuma abarwara bakavuga ko indwara runaka yabazahaje kubera izabukuru, byo biba byaragenze bite? Gusaza ubwabyo biba bite? Ni gute umubiri usaza? Umuntu ushaje ufite imyaka irenze 90 y'amavuko, umubiri we witwara ute umunsi ku wundi uko agenda arushaho gusaza kugera apfuye? Umunsi uzatugeraho twese abazagera mu zabukuru. Nitwa Ismael Mwanafunzi, twishimiye ko mugiye gukurikira iki kiganiro. Mbere yo gusoza iki kiganiro, tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Waruzi ibikorwa by'isuku iranga umubyeyi utwite, uwonsa, ntikwiye kugirirwa umwana ukivuka? Ikaze. Niba ufite umwana w'imyaka 5 y'amavuko cyangwa se niba ubana nawe ujya ubona uburyo aba hashyira ubuzima bwe mu kaga. Arurira agasimbuka, ntajya agenda buhoro, aterura ibintu bishyushye cyangwa agafata mu bugi bw'icyuma cyangwa urwembe. Iba yari imashini ikoreshwa kuriya yamanyuka mu mezi make cyane. Amahirwe nuko umubiri w'umuntu ufite ubushobozi bw'igitangaza bwo kwiyitaho no kwisana igihe wangiritse. Kugira ngo umubiri w'umwana awukoreshe ibyo ukoresha byose ukomeze kubaho nk'uko ubaho, uba ukeneye gukomera, kandi ugukomera kwawo kuri mu magufa yawo. Amagufa y'umuntu yihanganira kwikubita hasi cyangwa se kwikubita ku bintu inshuro 2 kurusha amabuye, nyamara igufa riba rifite 1/5 cy'uburemere bw'icyuma. Ibi bimeze bitya mu gihe mu igufa imbere iyo rivunnye ubona ko hadakomeye. Rigizwe n'utuntu tw'utuziga tugiye ducomekeranye nka kwa kundi igishashara cy'ubuki kiba kimeze. Abantu bahekenye amagufa y'inyamaswa barabizi ko igikomeye ari icy'inyuma, ariko iyo wageze imbere urarikanjakanja rwose. Turiya tuziga tugize igufa tuba tugizwe n'ibinyabutabire bikomeye nka calcium na phosphate. Gusa habamo na proteine yitwa collagene. Muri iki kinyejana turimo nibwo abahanga bavumbuye ibi byose, nyamara isi ibizi kuva twayizaho. Imiterere y'amagufa y'umuntu n'ibinyabutabire biyagize bihora byihanganira ibizazane amagufa ahora ahura nabyo. Buri wese muri twe agira ingendo ye, afite uko agenda atambuka ashingura ikirenge mu buryo bwihariye budahuye n'ubwundi. Bigomba kuba ariho bakuye imvugo y'uko ingendo y'undi ivuna. Amagufa yawe ateye ku buryo atuma ugenda iyo ngendo ugenda kandi bigahura. Turiya tuziga tw'imbere mu magufa ya buri muntu twakuze mu buryo dutuma ugenda uko nguko ugenda ntubabare kandi ntuvunike. Uhinduye ingendo ushobora kuvunika. Iyo umuntu ahinduye ingendo ku mpamvu runaka nk'imvune agatangira gucumbagira, mu gihe gito amagufa ye ahita yiga kunywana n'iyo ngendo. Imbere mu mubiri wa buri muntu amagufa ye akorana n'ibindi bice byose bigize umubiri. Amagufa yuzuyeho imitsi itwara amaraso ku buryo ubuzima buri mu magufa ntaho butaniye n'uburi mu mutima cyangwa se mu bwonko. Imbere mu mubiri w'umwana w'imyaka 5 y'amavuko hatuye amamiliyoni y'uturemangingo dutuma igikanka cy'uyu mwana gihorana ubuto ntigisaze cyangwa se ngo kinanirwe. Mbere na mbere mu magufa ye harimo utunyangingo twitwa osteoclaste. Osteoclaste zitungereza mu magufa aside ikomeye cyane ku buryo wayitungereza ku ibati rigatoboka. Iyi aside iyo ivubutse mu magufa ikuraho igice cy'inyuma gisanzwe gikomeye, ahubwo hakazaho utunyangingo dushinzwe kubaka amagufa twitwa osteoblaste. Utu nitwo duhita turambura ku magufa indi collagene nshya, bikamera neza nk'uko abantu bamena beto mu bwubatsi. Ibi ni ibikorwa byisubiramo buri munsi ku gikanka cy'umwana w'imyaka 5 cyangwa munsi yayo cyangwa hejuru yayo gato. Amagufa asa nahora yisenya yongera yiyubaka mu rwego rwo kwirinda gusaza. Hejuru y'10% by'amagufa y'uyu mwana asimburwa buri mwaka.
gusa uku kwivugurura kugenda kugabanuka uko agenda akura. Ariko nubwo wagira imyaka 95 y'amavuko, nta gufa na rimwe uzaba ufite rigejeje ku myaka 20 yo kubaho. Aba basaza n'abakecuru tubona amagufa yabo ni mato cyane kubera ko yagiye yisazura kenshi. Rimwe na rimwe umubiri wacu tuwukoresha ibintu biwuvuna ku buryo kwisana biwugora. Abakinnyi b'imikino ngororamubiri cyangwa se abana nibo ba mbere bababaza imibiri yabo kuri uru rwego. Iyo umuntu yaba mukuru cyangwa umwana arimo kwiruka, ubwonko bwe n'ingingo z'umubiri we zose bikora ku buryo akomeza gushinga ibirenge hasi ntagwe. Uzabibona ku bantu bambuka iteme ry'igiti kimwe, ushobora kuryambuka wiruka utaguye. Bikorwa n'uburyo uhumeka, uburyo ureba n'uburyo buri gufa na buri nyama yo mu mubiri wawe irimo ikora. Ikibazo nuko ingiyi atari imikorere ikurinda buri gihe. Rimwe na rimwe ukora impanuka ikomeye ku buryo iyi mikorere y'umubiri wawe itagutabara. Wigeze ubona umwana yikubita hasi cyangwa se ahanuka ahantu ugashaka kwipfuka mu maso kubera intera y'ahantu aturutse, ingufu akoresheje n'uburyo yisekuye ku butaka? Niba hari umwana w'imyaka 5 cyangwa se hafi y'icyo kigero wigeze kuvunika ukuboko cyangwa se ukuguru cyangwa ikindi gice cy'umubiri kubera ko ahanutse ahantu, dore uko byagenze. Igihe yikubitaga hasi, amagufa ye yicaweho n'uburemere n'ingufu bikubye ibiro bye inshuro 25. Niba ufite ibiro 60, tekereza wagukubitaho ikintu gipima ibiro 1500. Nibyo byabaye kuri uwo mwana. Nubwo amagufa y'umuntu akomeye gutya, ariko iyo yikubisweho cyangwa se yikubise ku kintu ku ngufu zingana uku, ibice biyagize bitegetswe kuvunika, nta mahitamo bifite. Iyo ari nk'ukuboko, mu tugufa duto harimo agaturika byanze bikunze, kagaturika mu rwego rwo kurinda ibindi bice by'umubiri. Iyo igufa rivunitse, twa tuziga twinshi turirimo imbere, tumwe muri two tuba twashwanyaguritse. Amagana y'udutsi dutwara amaraso turi muri iryo gufa tuba twagiye ducika cyangwa dukomereka. Iyi mitsi yangiritse cyangwa se yacitse ihita yohereza ibimenyetso mu rutirigongo by'uko hari ikibazo kibaye mu mubiri, maze mu kanya gato cyane ibyo bimenyetso bikaba bigeze ku bwonko. Ako kanya ubwonko buhita bwohereza umusemburo umeze nk'ikiyobyabwenge witwa endorphine. Uyu nguyu ubuje gukuraho ububabare ku buryo umuntu umaze kuvunika adahita amenya ko yavunitse. Ni ikinya. Ubwonko bwohereza uyu musemburo ukuraho ububabare mu rwego rwo kugira ngo uwo muntu abanze ahunge niba wenda ari mu byago. Umubiri ubwawo uzi ubwenge ntagereranywa. Abantu bigeze kuvunikaho barabizi ko iyo bikiba udahita umenya ko wavunitse, ubimenya hashize umwanya. Kimwe no kuvunika kw'igufa, mu gihe cy'impanuka umuntu yisanga yanakomeretse ku bice bitandukanye by'umubiri. Mu minota ya mbere ibi byose ntabwo uba wumva ububabare birimo guteza. Bajya bavuga ngo haracyashyushye, uraza kubyumva mu kanya. Nibyo ikinya ubwonko bwohereje kiba kirimo kukubuza kubabara. Nyuma y'iminota 10 impanuka ibaye, nibwo cya kinya gitangira kugushiramo. Ububabare noneho bugatangira. Ububabare ku mvune ni bubi, ariko ni ngombwa cyane. Ni uburyo umubiri ukoresha ngo utumenyeshe ko imbere muri wo wangiritse. Aho wakomeretse, amaraso ava kubera ko hari imitsi iyatwara iba yangiritse, yacitse cyangwa yakomeretse. Nyuma y'iminota 15 amaraso atangira guhagarika kuva, ahubwo ukabona igikomere kirimo kugenda cyuma. Hari utunyangingo tw'amaraso twitwa plaquette duhindura imiterere iyo duhuye n'inyama zangiritse nyuma yo gukomereka. Plaquette zihita zihuza imwe iruhande rw'indi, zikamera nk'izikoze igipfundikizo kuri cya gisebe. Wowe uzabibona nk'aho igikomere kirimo kuma. Icyarimwe hari proteine zo mu maraso yawe zirimo kugenda zikomera zigakora ibyitwa fibrine, biza bikizengurutsa kuri cya gisebe bigafungirana utunyangingo tw'amaraso dushaka gusohoka. Izi fibrine zitangira gukamura amatembabuzi yose ari muri cya gikomere nk'uko umuntu akamura amazi muri eponge. Uko amatembabuzi agenda akamuka,
uruhu rutangira kwiyegeranya nk'aho hahandi umubiri wafungutse kubera igikomere hashaka kwifunga. Uko niko tubona igikomere kigenda kizaho igihu cyangwa se igikoko nk'ikirimo kuma. Gusa iyo ushyizeho amazi, bya bikorwa umubiri wari watangiye gukora byose byo kwisana bihita bivaho. Gusa kugisukura ni ngombwa kubera ko nyuma yaho gihita gitangira kongera gukira n'ubundi kuri wa muvuduko. Kuri rya gufa ryavunitse rero ho, inyama n'imitsi biri iruhande rwaryo nabyo byangiritse bitangira kohereza ibimenyetso by'uko byababaye cyane, aribyo bituma bibyimba maze ahavunitse hakikuba kabiri mu bunini. Ukubyimba kw'ahantu wavunitse guterwa n'imitsi yo hafi yaho igenda ikweduka ikaba minini cyane kurusha uko yanganaga. Hari kandi amatembabuzi aba agenda ava mu maraso akajya mu bice byegereye ahavunitse akuzuzamo oxygene n'ibindi binyabutabire, nabyo bigatuma habyimba. Ibinyabutabire bitera ukubyimba binatera ububabare ahavunitse, binatuma imitsi y'aho hantu isa n'iyirekuye ku buryo nyuma y'igihe gito uba ushobora no kumva amaraso ayitambukamo. Iki gihe nibwo uba wumva ububabare bwinshi cyane, tukabyita imisonga. Ibi ni nabyo biba ku menyo ku bantu bayarwara. Gusa nanone ububabare buba ari ngombwa cyane kandi bukenewe ku gice cy'umubiri cyagize ikibazo. Nk'iyo wavunitse, kubabara biba ari ngombwa cyane aho wavunitse kugira ngo bikurinde kugira ibintu ukoresha icyo gice cyavunitse kikaba cyakwangirika kurushaho. Mu gihe cy'isaha imwe n'igice nyuma yo kuvunika, imbere hafi y'igufa ryavunitse amaraso aba yatangiye kwibumba cyangwa kwipfundika. Hari imitsi iba yagiye icika, amaraso yagiye ayinyura inyuma cyangwa ku ruhande, byitwa hematome. Iyo igufa ryavunitse babirebera mu byuma bakabibona abaganga. Iki gihe abaganga nta kindi bakora ngo bariteranye usibye kurizirikaho ibintu birigarura mu mwanya waryo, ubundi bakareka umubiri kwikorera ibyawo byo kwisana. Iyo amaraso yamaze kuva yagiye aca hanze y'imitsi kubera ko iyi mitsi yacitse, umubiri w'umuntu uhita utangira gukora ibitangaza. Twa tubumbe tw'amaraso twagiye twipfundika umubiri udukoramo igufa. Kugira ngo umubiri usane igufa ryavunitse uba ukeneye amamiliyoni y'utunyangingo dushinzwe kubaka amagufa. Tumwe muri two twitwa stem cells, dushinzwe gusimbura ibice by'umubiri byose byapfuye cyangwa se byangiritse. Stem cells ni nk'uruganda rukora utunyangingo dushya tw'umubiri. Ubusanzwe twigabanyamo ibice kugira ngo dukore akanyangingo gashya buri minsi 2, ariko iyo wavunitse tuba tugomba gukora osteoblast, ariko twa tunyangingo twubaka amagufa. Iki gihe stem cells ziba zigomba kwigabanyamo ibice byinshi buri minota 3. Nyuma y'amasaha 8 umuntu avunitse, ibikenewe byose ngo igufa ritangire kwiyubaka biba biri mu maraso, biri mu gikorwa cyo guhindura amwe mu maraso igufa ryo gusana hacitse. Umubiri urimo gukora akazi katakorwa n'imashini iyo ari yo yose. Ku gikomere, nyuma y'icyumweru kimwe, cya gikomere kiba cyamaze kuma, cyarabaye igihu gikomeye kiryaryata. Uruhu rushya ruba rurimo kwirema iruhande rw'ahakomeretse. Muri milimetero imwe munsi y'uruhu rw'ahakomeretse, twa tunyangingo twitwa stem cells tuba turimo kwigabanyamo ibice byinshi kugira ngo tureme utunyangingo tw'uruhu. Utu tuba tugomba gusimbura twa tundi twangijwe no gukomereka, tugakora inkovu. Ku gice cyavunitseho ukomeza kubabara no kumva urugingo rudakomeye kugeza igihe utunyangingo twubaka amagufa tuba twararangije kubaka igufa rishya. Ububabare buba bugomba kuguma muri icyo gice cyangiritse mu rwego rwo kukurinda. Bitewe n'uko umubiri w'umwana ukira vuba kurusha uw'umuntu mukuru, nyuma y'ibyumweru 4 umwana agize imvune aba yamaze gukira. Bitewe n'uko umubiri we uba ukirimo gukura, igikomere cye cyangwa se imvune ye ikira ku muvuduko ukubye 2 umuvuduko wo gukira k'umuntu mukuru. Uko tugenda dukura, ububasha bw'umubiri wacu mu kuvugurura amagufa bugenda bugabanuka. Ni ukugabanuka gusa ariko ntabwo bushira. Umubiri w'umuntu urinda usaza ugapfa ugikora ibitangaza.
umubiri w'umuntu ugira ubushobozi bwo kwiyubaka, ariko bugenda bugabanuka uko imyaka umaze ku isi yiyongera. Buri wese muri twe afite nyirakuru, sekuru cyangwa se azi umuntu ugeze mu zabukuru. Umusaza cyangwa se umukecuru w'imyaka 90, uwo mubiri afite waramutwaye awubamo, awugendamo mu gihe cy'imyaka yose 90 amaze. Gusa twese turabizi ko umuntu ufite imyaka 90 y'amavuko adasigaranye imyaka myinshi yo kubana n'umubiri we. Niba ufite sogokuru ufite imyaka 90 y'amavuko, nawe urabibona ko igihe cyamunanije. Buri gice cy'umubiri we kirakomeza kugabanya ubushobozi cyahoranye. Umubiri wabayeho igihe gihagije kugira ngo uhereze uturemangingo tw'imyororokere abamukomokaho, ubundi wapfe, mwebwe mumukomokaho aba ari mwebwe mukomeza ubuzima. Birasa naho iyo tumaze kubyara, abana bacu bagakura bakagera igihe cyo kubyara, twese tuba turimo dusoza icyatuzanye hano ku isi. Sogokuru wawe w'imyaka 90 asa naho yarangije inshingano ze zishingiye ku buzima hano ku isi. Igihe arimo kubamo kirasa n'icyo yatiye cyangwa se icyo yongejwe. Kuva umunsi yavukiyeho, utunyangingo tugize umubiri we twabayeho dupfa, ariko umubiri we wagenda gukora utundi two kudusimbura. Kuba umubiri we ufite ubushobozi bw'uko utunyangingo dupfa ukadusimbuza utundi, niyo mpamvu yabayeho iyo myaka 90 yose. Buri munsi w'ubuzima yabayeho yatakaje utunyangingo miliyari 1 two ku ruhu. Gusa muri milimetero 1 munsi y'uruhu rwe harimo utunyangingo tw'umwihariko twitwa stem cells, twigeze kutuvugaho. Utungutu tumeze nk'uruganda rukora utunyangingo dushya tw'uruhu dusimbura twatundi twapfuye, ariko dukora n'utundi twose two mu mubiri. Sogokuru wawe afite amoko atandukanye ya stem cells mu mubiri we. Utundi two twagiye dusana ibyagiye byangirika mu mubiri we wose mu myaka yose amaze ku isi. Kwivugurura k'umubiri w'umuntu kubaho mu buryo bwihuta kandi bwisubiramo, ku buryo nubwo sogokuru wawe afite imyaka 90 y'amavuko, ariko hari ibice by'umubiri we bitamaze n'imyaka 10. Hari ibice by'umubiri we bimaze iminsi 3 yonyine bivutse, kubera ko byasimbuye ibyashaje byapfuye mu minsi 3 ishize. Gusa bimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri wa sogokuru wawe birimo umutima n'ubwonko bwe bigizwe n'utunyangingo tutajya dusimburwa cyangwa se ngo dusazurwe. Ibice bigize umutima we n'ubwonko bwe byahuye n'ibizazane by'ubuzima mu binyacumi 9 by'imyaka amaze ku isi. Byahanganye n'imyanda ya hano ku isi ndetse n'urumuri rufite ubukana bukomeye. Niyo waba uba ahantu hasa neza ku rwego rwo hejuru, utunyangingo tw'umubiri wawe turapfa, kubera ko tw'ubwatwo twikorera uburozi cyangwa se umwanda cyangwa se ibishingwe. Muri buri kanyangingo ko mu mubiri wa sogokuru wawe harimo ibinyabutabire byitwa free radicals cyangwa se radicaux libres. Free radicals ni ibishingwe cyangwa se imyanda ikorwa na buri kanyangingo kazima. Ni nk'uko umubiri wawe ukora ukabira ibyuya, ukanasohora imyanda iva mu biwutunga n'ibindi. Buri kintu gifite ubuzima kigira ibyo gisohora, kigira ibishingwe. Free radicals ni ibinyabutabire bihora bizerera muri buri kanyangingo, kandi bikagira ububasha bwo kwangiza buri kintu bihuye nacyo cyose. Muri buri kanyangingo k'umubiri w'umuntu harimo ikimeze nk'umutima wako cyangwa se ikikaranga, ni ibyitwa DNA, tubyita uturemangingo ndangasano. DNA isekurwa na free radicals nibura inshuro 10,000 buri munsi. Ubusanzwe aka karemangingo ndangasano cyangwa se DNA ubwako karisana cyangwa se kariyuburura, gusa rimwe na rimwe kwisana kwako biranga. Iyo DNA inaniwe kwisana cyangwa se kwirwanaho, imyitwarire y'akanyangingo kayicumbikiye irahinduka cyane. Iki kibazo umubiri ugikemura mu buryo bw'igitangaza. Akanyangingo gacumbikiye DNA kagize ikibazo gategetswe guhita kiyahura kagapfa. Uko umuntu agenda agera mu zabukuru, niko mu mubiri we hagenda haboneka utunyangingo twinshi dupfa muri ubu buryo. Twa tundi twitwa stem cells dushinzwe gusazura utundi tunyangingo, natwo tujya dupfa muri ubu buryo. Uyu musaza ibintu byo guhinguka yarabirenze.
arimo ararengamo umureba. Uruhurirane rw'utunyangingo turimo gupfa nirwo rutuma umubiri we ukomeza gucika intege kuriya. Iyo agenda, ubwonko bwe bwohereza ibimenyetso bijyana amakuru mu maguru, akamenya ko arimo gukora igikorwa gisaba ingufu, bityo agashinga ibirenge bigafata ku butaka. Ikibazo ni uko utunyangingo two mu rutirigongo rwe natwo twapfuye ku bwinshi, kandi kubera gusaza ntabwo twasimbuwe. Iri tumanaho ntabwo rikorwa uko bikwiye. Ya makuru ntabwo akiva mu bwonko ngo agere mu maguru. Inyama zo ku maguru ye zacitse intege cyane. Izi nyama zacitse intege zikeneye ikinyabutabire cya oxygene kugira ngo zikomeze gufasha amaguru ye kugenda. Uyu musaza uburyo ahumeka nabwo bwarahindutse cyane. Inzira y'umwuka guhera mu mazuru kugera mu bihaha ntabwo igikora nk'uko yakoraga akiri muto. Mu myaka 90 amaze ku isi yatakaje 1/6 cy'ubuso bukoreshwa mu kujyana oxygene mu maraso. Asigaye ahumeka bigufi cyane, ntabwo ashobora gusunika umwuka ngo amare umwanya munini. Umutima wa sogokuru wawe w'imyaka 90 naho watakaje 1/4 cy'utunyangingo twari tuwugize. Umwuka wa oxygene ugera mu bice bitandukanye by'umubiri we, by'umwihariko mu maguru, urakomeza kugenda ugabanuka. Yahoze ashobora kwiruka kilometero 16 ku isaha. Ibi urabizi kubera ko ajya babwira uburyo yakinaga umupira. Uyu munsi umuvuduko w'ibirometero 3 ku isaha niwo munini ashobora kwiruka. Uriya musaza igice cy'umubiri afite gifite agaciro ntagereranywa n'ubwonko bwe. Mu gutumanaho inshuro zibarirwa mu bihumbi by'amamiliyari hagati y'utunyangingo tw'ubwonko bwe, niho hari ibimugira umuntu ari we, hakaba n'ububiko bw'ibintu byamubayeho byose kubabayeho. Utu tunyangingo tw'ubwonko two ntabwo dusimburwa. Turamutse dusimbuwe, ibintu byose uyu musaza azi byahita biguruka akaba mushya. Uko yagiye akura, ubwonko bwe bwagiye butakaza utunyangingo twabwo 50,000 buri munsi w'ubuzima yamaze ku isi. Gusa bitewe nuko tuvukana utunyangingo tw'ubwonko twinshi kurenza utwo dukoresha cyangwa se utwo dukenera, ingaruka zo gusaza no gupfa kwatwo zitinda kugaragara. Kuri sogokuru wawe w'imyaka 90 y'amavuko, nubwo 10% by'utunyangingo tw'ubwonko bwe twamaze gupfa, ariko ubwonko bwe buracyakora neza cyane. Imbere mu bwonko bwe harimo agace kitwa hippocampe. Inshingano zako ni uguhindura ibyo wamenye byose. Kuva sogokuru wawe afite imyaka 50, hippocampe yatakaje 1/5 cy'utunyangingo twayo. Uyu munsi ubwonko bwe ntabwo bugifite ubushobozi bwo kubika amakuru mashya. Ibyo azi arabizi, ibishya ntabwo ashobora kubyiga ngo abimenye. Ibi birasobanura uburyo uyu musaza yibuka ibintu byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi n'uburyo yahuye na nyogokuru wawe, ariko akaba atibuka umuntu wamusuye ejo. Niyo mpamvu wirirwa umwigisha gukoresha telefone igendanwa, ariko ntibyinjira. Buri gihe iyo twize ikintu gishya, utunyangingo tw'ubwonko duhita dutangira gutumatumanaho hagati yatwo mu rwego rwo kubika icyo kintu, ayo makuru. Ariko bitewe n'imyaka myinshi uyu musaza amaze ariho, ubwonko bwe bwatakaje ubushobozi bwo gukora ibi bintu. Biragoye ko yakwiga ikintu gishya icyo ari cyo cyose. Igice cy'umubiri kigeza amakuru ku bwonko bwa sogokuru wawe nacyo cyamaze gusaza. Mu matwi ye, imyaka 90 amaze yumva urusaku yangije utunyangingo dukurura amajwi aturutse hanze. Yatangiye gutakaza ubushobozi bwo kumva amajwi avugira hejuru cyane igihe yari agifite imyaka 30 y'amavuko. Kuva afite imyaka 60, kumuvugisha bisaba kurangurura ijwi cyane, kandi nabwo rimwe na rimwe akagusubirishamo kubera ko atumvise ibyo wamubwiye. Kuva afite imyaka 50, sogokuru wawe nta bushobozi agifite bwo kureba ibintu biri kure. Mu buryo butangaje, ubushobozi bwe bwo kubona bwangijwe n'ibikorwa by'umubiri we byo kwisana. Imboni ze zisa n'izagiye zikomera ku buryo zitagifite ubushobozi bwo kureba ikintu ngo zigitindeho maze amenye icyo ari cyo. Ibyumviro bye
byananijwe n'iminsi amaze ku isi, ariko ubumenyi yahoranye akiri muto bwaracyabufite. Niba yari azi gutwara imodoka, n'ubu biracyari uko. Iyo utunyangingo tw'ubwonko twatumanyeho inshuro nyinshi mu gukora igikorwa runaka, uko gutumanaho kwatwo turakumenyera, tukazabikora ubuzima bwose. Sogokuru wawe yamaze imyaka 90 yose arwana n'ubuzima, ariko ahangaha hashobora kuba ariho kure benshi bashobora kugera. Kuri iyi myaka arasa n'urimo kurekura ubuzima yiziritseho mu binyacumi by'imyaka bishize. Utunyangingo turi mu mubiri we wose dufite umumaro n'inshingano zitandukanye, ariko ibyo dukora byose tukongeraho gutanga ubushyuhe. Nitwe tugena ubushyuhe umubiri wacu uhorana. Ubu bushyuhe ubuzima bwacu burabukeneye cyane ngo bubeho. Sogokuru wawe ufite imyaka 90 y'amavuko yatakaje twinshi muri utwo tunyangingo, ari nayo mpamvu umubiri we utagifite ubushobozi bwo kugumana ubushyuhe wahoranye. Ahora konje ku buryo kenshi yifuza kota izuba cyangwa umuriro. Kenshi anifubika izuba riva. Ubushyuhe bw'imibiri yacu bugenzurwa n'imitsi itwara amaraso iri imbere mu ruhu rwacu. Iyo hashyushye, imitsi yacu irakweduka kugira ngo ubushyuhe bugabanuke. Hari abantu bagira imitsi igaragara cyane ku maboko yabo iyo hashyushye, iba yakwedutse. Iyo hakonje, imitsi yacu iriyegeranya kugira ngo igeze amaraso n'ubushyuhe mu bice by'ingenzi by'umubiri wacu. Abantu b'igitsina gabo barabizi ko iyo hakonje cyane, imyanya myororokero yabo igabanuka mu bunini. Biterwa n'uko imitsi yo mu mubiri iba yiyegeranije, kandi umubiri ukohereza ubushyuhe buke usigaranye ndetse n'amaraso mu bice umubiri utekereza ko ari ingenzi cyane kurusha ibindi. Ku myanya myororokero rero, igihe hatarimo ubushyuhe n'amaraso menshi n'imitsi yiyegeranije cyane, ubunini bwabyo buragabanuka. Mu mubiri wa sogokuru wawe, nk'uko umuheha ushobora kuziba, ni nako imitsi itwara amaraso ye yagiye yipakiramo ibinure mu myaka yose yamaze ku isi, cyane cyane iyo yamaze adakora imyitozo ngororamubiri. Mu nda ye, igifu cyamaze kwangizwa na aside ikoreshwa mu igogora. Igifu cye cyahoranye ubwirinzi bwakibuzaga kwangizwa na aside ikaze cyane ikoreshwa mu igogora, ariko nk'uko byagenze ku bindi bice by'umubiri we, utunyangingo twaremaga urwo ruzitiro twarapfuye, none igifu cye gisigaye cyisya. Niyo mpamvu buri gihe ababara mu nda akavuga ko arwaye igifu n'izindi ndwara zo mu nda. Hari igihe bizagera ku rwego bitagifite rutangira, iyi aside yangiza igifu cye gitoboke ku buryo amaraso ashobora kuzatungereza mu gifu. Azabyumva nk'ububabare n'ubundi yamenyereye kumva mu nda. Iyo aza kuba akiri muto, umutsi wacitse mu nda wakabaye wiyegeranya kugira ngo udasohora amaraso menshi, ariko kubera izabukuru, imitsi ye nta bushobozi gifite bwo gukora ibi no kwisana. Ibi nibibaho kubera gutakaza aya maraso mu nda, umuvuduko wo gutera k'umutima we uzagenda wiyongera kubera ko umutima uzaba urimo kurwana no kubona amaraso ahagije yo gukwirakwiza mu mubiri mu gihe hari arimo kuwucika. Ariko nubwo umutima we uzatera cyane, nawo nta ngufu uzaba ugifite zo kugeza umuvuduko w'amaraso ku ngano isanzwe umubiri ukeneye. Ntabwo azapfa kubimenya byoroshye, ariko iyi ngiyi izaba ari intangiriro y'iherezo. Amaraso azaba akomeza kuva mu gifu gitangire kuyasya cy'ubwacyo. Bimwe mu binyabutabire biri mu gifu bizatangira kwivanga n'amaraso, bitangire nabyo gutembera mu bice bitandukanye by'umubiri aho amaraso agera. Umubiri we nta bushobozi uzaba ugifite bwo kuyungurura ibidakwiye kugira ngo bivangurwe n'ibikwiye mu mubiri. Umutima we uzatangira gutera mu buryo budapimye, mu buryo bw'insigane, umuvuduko wawo utangire kugenda uhindagurika. Ku nshuro ya mbere mu myaka 90, ingano y'amaraso yoherezwa mu bice by'umubiri we izatangira kugabanuka, kubera ko umwuka wa oxygene ugezwa muri ibyo bice n'amaraso nawo uzatangira kuba muke kubera ko amaraso agera mu mubiri azaba ari make. Ikibazo gikomeye kizaba kiri ku bwonko bwe. Nubwo ari igice cy'umubiri cy'igitangaza, ariko ubwonko kugira ngo bukore neza bukenera oxygene ihoraho. Twese turabizi ko yatangiye kugabanuka mu mubiri w'uyu musaza.
mu gukomeza kugerageza no gukoresha ingufu nyinshi, ubwonko bwe buzagera igihe buhagarika ibikorwa byose usibye ibituma umubiri ukomeza kubaho. Iki gihe uyu musaza azamera nk'ugiye muri koma. Umubiri we uzaba urimo gupompa amaraso make ku buryo utazaba ukibona amaraso angana n'inshuro utera. Uzagenda ugabanya umuvuduko ku buryo gutembera kw'amaraso mu mubiri we kuzageraho kugahagarara. Iki gihe ntabwo urupfu ruzaba rugishoboye kwirindwa. Hazaba agihumeka ariko nta oxygen izaba ikigera mu bice by'umubiri we kubera ko amaraso asanzwe ayitwara azaba yahagaritse gutembera. Impamvu ya buri rupfu iba yihariye kuri buri wese neza nk'uko impamvu zitubeshaho zitandukanye kuri buri muntu. Gusa uburyo buri gice cy'umubiri gihagarika kubaho ni bumwe kuri twese. Utunyangingo twa mbere tuzapfa ni utwo mu bwonko. Mbere yo gupfa kwatwo burundu, turabanza tukohereza umusemburo umeze nk'ikinya witwa endorphine twawuvuze. Ni umusemburo umeze nk'ikiyobyabwenge uza ugakuraho umuhangayiko n'agahinda kose k'umuntu ugiye gupfa ku buryo yumva atuje. Hari abantu bazakubwira ko iyo umuntu agiye gupfa aba mwiza cyangwa yishima. Igice cy'ubwonko gishinzwe kureba nicyo kizakurikiraho mu gupfa. Mu gihe iki gice gishinzwe amaso kirimo gupfa, amaso ye azaba afunze, ariko igice gishinzwe amaso mu bwonko kizaba kigishobora gukurura urumuri. Ibi bisobanura impamvu abantu bigeze kuremba hafi yo gupfa bavuga ngo babonye urumuri rwinshi cyane, ndetse bamwe bakavuga ko ngo babonye Imana cyangwa se mu ijuru ngo hashashagirana. Nyuma yaho buri kanyangingo k'ubwonko kazagenda karekurana n'akandi kamwe ku kandi. Uku kuzaba ari uguhagarika itumanaho utu tunyangingo twagiranye mu buzima bwose uyu musaza yamaze ashobora gutekereza no kwibuka. Iki nicyo bita gupfa k'ubwonko, ari narwo rupfu rwa nyarwo, kubera ko no guhumeka bihita bihagarara ndetse n'ibindi bice by'umubiri byose byakoraga bigahagarika gukora kubera ko icyabikoreshaga n'ubwonko kandi burapfuye. Iki gihe nibwo abaganga bakubwira ngo birarangiye. Urupfu ni urukurikirane rwo guhagarika gukora kwa buri gice cy'umubiri mu buryo budasubirwaho. Uyu musaza namara gupfa, umubiri we uzakomeza gukora utunyangingo tw'uruhu mu gihe cy'iminota myinshi izakurikiraho. Inyama z'umubiri we zizakomeza kubaho mu gihe cy'amasaha menshi nyuma y'urupfu rwe. Gusa ibi nabyo bizagera igihe bihagarare. Uko buri kanyangingo kazagenda gahagarika ibikorwa byako, umubiri we uzagenda uhagarika gukora ubushyuhe, ugenda ukonja ugere ku rwego rw'ubushyuhe icyumba aryamyemo gikonjemo. Nyuma y'ibi byose bashobora kuzabahamagara kuri telefone babamenyesha inkuru mbi. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro, reka noneho tubagezeho ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ibikorwa by'isuku iranga umubyeyi utwite, uwonsa, n'ikwiye kugirirwa umwana ukivuka? Igihe cyo gutwita ku mugore ni igihe cy'ingenzi cyane kubera ko uyu mugore aba agomba kwita ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite. Mu bikenewe muri iki gihe harimo kuruhuka bihagije, kurya indyo yuzuye, kwirinda ibisindisha, itabi cyangwa se ibiyobyabwenge, ariko cyane umugore utwite akeneye isuku ku mubiri ndetse no mu biribwa. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabuni buri gihe mbere yo gufata amafunguro, kuyategura cyangwa se avuye mu bwiherero ni ingenzi cyane. Ibi twese biratureba. Umugore utwite kandi agirwa inama yo gukaraba umubiri wose buri munsi n'amazi meza n'isabuni, kandi akagirira isuku nyinshi imyanya myororokero, akibuka no kugira isuku y'imyambaro. Impamvu nuko abagore batwite babiri icyuya kurusha abadatwite bitewe nuko umubiri wabo uba ukora imisemburo myinshi. Ikindi nuko baba bafite ibyago byo kwibasirwa n'udukoko dutera indwara. Niyo mpamvu uburyo bwo kubyirinda ari ugukora ku buryo bahorana umubiri ufite isuku. Umugore utwite akwiye kwitwararika cyane isuku yo mu kanwa no mu menyo, kubera ko indwara zo mu kanwa zishobora gutera ibibazo abagore batwite. Igihe ubyaye uba ukwiye kuzirikana ko uwo mwana aba yaramaze amezi 9 yibera mu matembabuzi. Kuhagirwa arabikunda, gusa ntabwo ari ngombwa kumuhagira buri munsi mu gihe akivuka. Ushobora kumukarabya rimwe mu minsi 2, kandi mu kumukarabya ugakoresha gant cyangwa se agatambaro koroshye, ukamukarabya mu isura, mu matwi, ku ijosi, ku maboko, ku kibuno no ku myanya myororokero.
Umwana ukivuka ushobora kujya umukarabya nta sabuni cyangwa se ugakoresha isabuni idahumura. Ababyeyi kandi bagirwa inama yo gusukura amazuru y'umwana nibura inshuro 2 ku munsi mu mpeshyi n'inshuro 4 ku munsi mu itumba. Icy'ingenzi ariko ni ukwibuka buri gihe kumuhindurira ibyo yambaye igihe yabyitumyemo cyangwa se yabinyayemo, ukabikora kare kubera ko uwo mwanda ushobora kumubabura. Umwana ukivuka inzara ze ziba zigifatanye n'uruhu. Ni ngombwa kwirinda kuzica kubera ko ushobora kumukeba. Isuku kandi igomba kwitwararika cyane mu konsa. Igihe ugiye konsa uba ugomba gukaraba intoki n'amazi n'isabuni, kandi mu konsa ukirinda gukora ku moko. Ugomba kuzirikana guhora wambaye imyambaro isukuye. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Ni naha dusoreje ikiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.